Ni mu masaha y'ijoro. Pamela rero aba aryamye mu ntebe muri salo ategereje umukunzi we, dore ko aba yatinze kuva ku kazi. Ajya kumva rero urugi ruravuze, maze agakwambukira hejuru, dore ko ibitotsi nyine biba byatangiye kumutwara. Ahita amubwira ati sheri, uraje, nagutegereje ijoro ryose, wabaye amahoro se? Ku kazi byagenze neza? Aba afite amagambo menshi yo kumubwira. Naho rero umugabo we ati yego, nabaye amahoro nta kibazo. Pamela ati none se nagutegurira ibyo kurya? Naho rero umugabo we ati oya, ntabyo nshaka rwose, ndinaniriwe cyane, icyo nkeneye ni ukwiryamira. Pamela rero we uba ubona rwose akeneye ko nk'umugabo we yamwitaho maze bakaganira, ariko nyamara Kofi rwose ntabwo ibyo aba abyitayeho. Ahita agenda yerekeza mu cyumba maze agahita ajya muri dushe. Pamela rero uba wanamukurikiye ahita atangira gufata imyenda aba yasize hano ku buriri, maze akayizinga akayibika, agatangira kwinjira mu buriri, dore ko nyine aba yambaye n'imyenda yo kurarana. Kofi rero asohoka muri dushe ati Pamela, uri mu biki? Urakora iki mu buriri bwanjye? Naho rero Pamela ati sheri, nyine nifuzaga kurara mu buriri bwawe kubera ko ndagukumbuye, hashize igihe kinini. Naho rero Kofi ati ariko ubundi urashaka kuzanyica? Nakubwiye ko naniwe ntashobora no kwasama ngo nshyiremo ibyo kurya, none uratekereza ko mfite umwanya w'ibyo se? Noneho tekereza ko manahereye mu gitondo nkora nkageza saa 4 z'ijoro, ubu ngubu turi saa 8. Uratekereza rwose ko nabasha gukora ibyo wifuza? Ndananiwe cyane. Naho Pamela ati ariko sheri, ni ukuri hashize igihe kinini cyane, ariko se nibura ntiwanandika nkarara mu buriri bwawe? Naho Kofi ati hoya, mvira mu buriri gira vuba, kubera ko uyu munsi ndazinduka nifitiye akazi, ntabwo rero mbacaga kurara mbangamiye n'umwuka wawe, simba nkukeneye mu buriri bwanjye, mba nkeneye kurara nisanzuye. Pamela rero yahise abyuka maze agenda yiruka ajya mu cyumba cye. Yageze mu cyumba cye ararira amarira menshi cyane, dore ko hari hashize imyaka 2 yose umugabo amuhaye icyumba cye. Nyamara Pamela yakundaga uyu mugabo byo gupfa, ariko nyamara Kofi we ntabwo yari akikoza umugore we. Wagira ngo bari basigaye bafatanyije kwishyura inzu kubera ko ntibavuganaga, mbese nta kintu na kimwe cyabahuzaga. Pamela rero yatangiye kwireba muri miruwari, maze areba ukuntu nyine asa, ukuntu asa neza n'ukuntu aba ari guhumura. Nyamara umugabo we ari kumubwira ko atifuza umwuka we mu buriri. Yatangiye kwiga ukuntu abantu bose baba bamubwira ko ari umukobwa mwiza, ndetse rwose bamubwira ko nyine bifuza kuba nka we, ndetse abagabo bamubwira ko bifuza umugore umeze nka we. Noneho atangira gutekereza ukuntu umugabo we amubona nk'imyanda. Yararize noneho cyane, yararize biramurenga. Ku rundi ruhande rero Jerry ni umusore ukiri mutoya rwose, gusa aba amaze igihe umukunzi we yaramwanze maze akisangira undi mugabo. Uyu musore rero kubyakira biba byaranze, nubwo aba ari mu masaha y'ijoro aba ari gukubitagura ingumi ibikuta, ari nako ari kureba ifoto y'uyu mukobwa ayitegereza, maze akimyoza inshuro nyinshi. Aba yibaza ukuntu uyu mukobwa yamutaye, n'ukuntu bakundanye imyaka myinshi, ndetse n'ukuntu uyu musore nta kintu na kimwe atakoze. Ariko nyamara umugabo kandi ufite umugore akaba ari nawe wamutwariye uyu mukobwa, biteguraga rwose gukora ubukwe. Abababaye, mbese ibitotsi biba byanze neza. Arara yihondagurira ibikuta, maze rwose ijoro rikarinda ricya ari ibyo ngibyo yibereyemo. Umunsi wakurikiye rero Pamela yarazindutse maze ategura amafunguro ya mu gitondo. Nubwo byabaga bimeze bitya, ariko n'ubundi yakomezaga kubahiriza inshingano nyine nk'umugore mu rugo. Gusa nyine Kofi we yarabyutse ariyambarira, maze asohotse Pamela ahita amubwira ati mukunzi, waraye neza, nabateguriye ibya mu gitondo. Naho rero Kofi yaramurebye maze ahita amubwira ati ntabwo rwose nabona umwanya wo kubifata, ndaza kubifata ku kazi. Yahise yigendera nta n'irindi jambo yarakeneye kubwira nyine Pamela. Nanone rero Pamela yasigaye arira nyine, amarira wagira ngo niyo yarasigaye amutunze. Hamaze gucya rero maze Pamela nyine afata udupapuro yari afite nagereranya n'ama-invitation, yari ari kugenda aha abantu mu nzira abatumira mu giterane cyari kiri ku rusengero rwabo. Yari ari kugenda n'amaguru rero areba buri muntu wese ugenda n'amaguru, ndetse n'uparitse imodoka bose akagenda bahereza utu tu-invitation abatumira. Hanyuma rero yagize atya abona Jerry avuye mu modoka, yahise amwegera maze ahita amubwira ati
mwambabarira se mukampa umwanya muto maze nkabavugisha. Jerry we yahise amwitegereza ati umukobwa mwiza nkawe se ubwo nakwima umwanya, nushaka umbwire umvukishe guhera mu gitondo kugeza saa sita, nta kintu rwose byaba bintwaye, nushaka unambwira umunsi wose nta kibazo rwose, wambwira se nguteze amatwi rwose, mfite n'amatsiko yo kumva ibyo ugiye kumbwira. Pamela rero yatangiye kumwenyura, dore ko nyine yarebaga ukuntu uyu musore ari kumutera imitoma n'ukuntu kandi ari kumureba amwishimiye anamusekera nyine, maze Pamela ahita amubwira ati nyine nifuzaga kubatumira mu giterane dufite ku rusengero, kandi nyine hazaba harimo abavugabutumwa benshi. Naho rero uyu musore yahise amubaza ati none se nawe mu bazavuga ubutumwa urimo? Naho Pamela ati cyane. Jory rero yahise amubwira ati umva nkubwire, ntabwo nahabura rwose, ngomba kuza uko byagenda kose, urabona koko nacikwa kukureba uri kubwiriza abantu. Uwo munsi nushaka uzambwire nze mu gitondo ngeze nimugoroba, nta kibazo, uwo munsi nzawuguha rwose. Pamela rero yarishimye, maze uyu musore nyine amubwira yuko rwose yishimiye kuba amutumiye. Yaramusezeye maze ahita amubwira ati nizere ko nyine ari aho uwo munsi, humura ntabwo nzasiba cyangwa ngo nkerererwe. Pamela yagiye ari guseka kubera nyine amagambo yose uyu musore yari amubwiye, nibura umuntu umwe yarabashije kumubwira amagambo meza ndetse anamubwiye ko ari mwiza, ubona anamwishimiye anamuhaye umwanya. Ibi rero byatumye wa mushiha wose yari yabyukanye umera nk'aho ugabanutse, maze akomeza kwizengurukira mu muhanda agenda yihera nyine abantu tutuwe invitation. Gusa uko Pamela yagendaga mu nzira, yagendaga yibuka ukuntu Jerry yamubwiye ati nakunze inseko yawe, ariko se nakubwiye harya ko uri mwiza cyane. Yarabitsindagiraga, yakomezaga rero kubyibuka maze akamwenyura. Uyu munsi rero ku mugoroba Kofi arataha, maze Pamela akimubona agahita atangira kumutegurira ameza. Amara rero gusoza, maze telefone ya Kofi igahita isona. Yitabye rero umukobwa, uyu mukobwa aba yitwa Jenny. Yaramwitabye maze atangira kumubwira ati nta mafaranga ushaka? Reka nta kibazo, ndaguha nyine ayo mfite, ariko ntacyo uzi kumpana nimero de konti yawe, igihe nyine biza gukundira ndaza kugushyiriraho andi nta kibazo. Uyu mukobwa rero yakomeje kumubwira ibibazo byose by'amafaranga. Naho rero Kofi ati sinakubwiye ko nza kureba uko mbigenza? Naho rero uyu mukobwa ati ahubwo uzi n'ikindi, mpagaze ku marembo yanyu. Akibyumva Kofi yahise arerembura, mbese yahise agira ubwoba bwinshi, maze ahita abwira nyine Pamela aturihangana, mfite business yihutirwa ngomba kujyamo, hanyuma rero ngomba kugenda. Naho Pamela ati none se nta nubwo rwose uri bufate amafunguro? Kofi ati nta mwanya nabona, business ngiye gukora irihutirwa cyane. Pamela rero yaramubwiye ati none se wazanyemerera nyine ko tuzajyana mu masengesho? Hashize amezi 3 yose tutajyana gusenga. Kofi rero yarasetse ati urumva se ari ngombwa ko tujyana? Ibyo ngibyo ni inshingano zawe, ugomba gusengera urugo, hanyuma nanjye ngakorera urugo nyine, kubera ko ni inshingano zanjye gukorera urugo kugira ngo ubeho neza. Ubwo rero nawe inshingano zawe ugomba kuzubahiriza, nizo gusengera urugo. Ubwo nyine uzagenda usenge nta kibazo. Yahise kandi yigendera, maze rwose ahita asiga nyine Pamela ahagaze hano muri salo wenyine. Yabaye agisohoka hanze agenda akebaguzwa areba ko nyine umugore batamukurikiye, maze asanga Jenny yihagarariye ku gipangu nkaho nta cyabaye. Kofi rero yahise amwegera ati kubera iki waje hano? Ntabwo bizi ko mfite umugore? Sinabikubwiye? Naho rero Jenny ati none se ko nakubwiraga nkabona ibyo nkubwira utabyumva? Kofata ihute, injira mu modoka tugende gira vuba. Yinjiye mu modoka yiruka, maze asohora imodoka hano mu gipangu nk'umusazi yiruka nyine. Ubu iyo ngiyo niyo business yari agiyemo, yari asize abwiye Pamela. Umunsi wakurikiye rero Pamela aba ari ku kazi, dore ko nyine aba afite agence yo gushakira abantu ibyangombwa bajya mu mahanga, baba bajya kwiga cyangwa se n'abajya gukora ibindi bitandukanye. Hanyuma rero yicaye muri biro yagiye kubona abona Jerry n'undi mwana mutoya barinjiye. Jerry yakimukubita amaso yahise amubaza ati ni wowe se?
ni wowe wa mubwirizabutumwa Pamela ndakeka niba mbyibuka neza. Naho Pamela ati yego. Ati ugeze hano gute se? Jerry rero yahise amubwira ati urumva birahuriranye, ntabwo rwose nari nzi yuko ari wowe ndi busange hano, gusa nyine uyu mwana ureba ni mushiki wanjye mutoya, hanyuma rero arashaka nyine ibyangombwa byo kujya kwiga. Bahise bicara maze nyine Pamela atungurwa n'ukuntu baje hano. Ati yego rwose, ariko muri ahantu hanyaho kuko rwose ndamufasha, nambwira ahubwo igihugu yifuza kujyamo barakimubwiye. Maze nyine Joel akomeza kumubwira ati gusa nyine ndatunguwe ni ukuri, reba ukuntu byongeye bigahurirana maze tukongera tugahura, ntabwo rwose nari nzi yuko ari wowe waba ukorera hano. Yamaze rero kubaha serivisi maze barasohoka. Bageze hanze rero Jerry yabwiye wa mwana bari bari kumwe ati bugumye hano gatoya ndaje. Yasubiye mu nzu maze abwira Pamela ati none se mwampa telefone yanyu? Pamela rero yahise amubwira ati nimero yanjye kandi. Naho rero Jerry ati yego, none se niba ugomba kudushakira ibyangombwa singomba kugira nimero yawe kugira ngo njye nguhamagara maze nkubaze aho bigeze? Pamela rero yumvise ari ibya nyabyo maze abamuhaye nimero. Jerry agiye kugenda yahise amubwira ati ariko ntukibagirwe ikintu nakubwiye, jya uhora useka kuko useka neza, ntukabyibagirwe rwose, ntukemerere isura yawe kuba yijimye, jya useka kuko useka neza. Yahise agenda, naho Pamela n'ubundi asigara ari kumwenyura. Mu by'ukuri kubera ukuntu Pamela nyine yari afite ibibazo byinshi, wabonaga ameze nk'umuntu wabihiwe n'ubuzima, ndetse wabonaga isura ye yijimye, waramureba ukamubonamo umubabaro ukimukubita amaso. Wa munsi rero w'amasengesho warageze, maze nyine Pamela niwe wagombaga kubwiriza ndetse n'abandi nyine bavugabutumwa. Uyu munsi rero ntabwo rwose Jerry yari kuhabura, yari yahageze kare, gusa nyine amaso yari yibereye kuri Pamela. Sinzi niba mu by'ukuri yarabashije gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se yari ari kwirebera uyu umukobwa gusa. Bishoje rero yagiye kumusuhuza maze aramubwira ati wabikoze neza cyane. Naho rero Pamela ati nawe wakoze kuza ni ukuri. Jerry rero yamusabye ko yamutahana, naho Pamela ati oya ndacyafite imirimo yo gukora hano. Jerry yaritahiye maze Pamela nawe asigara ari gusukura urusengero, ari guhanagura ibintu byose, ari gutunganya. Naho rero mama Pasiterine mukuru yaraje nyine asanga Pamela ari gutegura. Ati ni wowe usigaye hano wenyine? Pamela ati yego, ndakeka ko abandi ahari bagiye gutegura amafunguro y'umugoroba, birashoboka ko bitari biboroheye. Uyu mama rero yabajije Pamela ati none se umeze neza? Gusa nyine uyu mugoroba wabikoze neza cyane, ndetse rwose Imana ijye iguha umugisha. Hanyuma se umugabo wawe nawe ameze neza? Pamela atameze neza. Ati none se ko adaherutse kuza mu materaniro byagenze bite? Pamela ati afite imirimo myinshi ari gukora, ariko nahuguka azaza. Nyamara ntabwo yari kubasha kuvuga yuko umugabo we atagishaka ko bazana gusenga. Naho rero Pasiterine ati nta kundi, gusa umubwire ko tumukumbuye mu rusengero, azagaruke twongere duterane. Pamela ati yego ndamubwira. Nyuma y'icyumweru rero Pamela aba amaze iminsi 14 yose ari gusenga, yiyiriza asenga ijoro n'amanywa. Hanyuma rero mu masaha y'umugoroba yicara mu cyumba cye maze agatangira kwivugana atari komana, nakoze icyo nagombaga gukora. Tekereza ko maze iminsi 14 yose nsenga, nawe rero ndifuza ko rwose wakora nyine icyo ugomba gukora. Ntabwo ngusaba ibiremereye, ndifuza yuko wahindura intekerezo z'umugabo wanjye maze rwose akambona nk'umugore we, akareka kumbona nk'umuntu atazi, ndetse rwose akanyiyumvamo. Kubera icyo ubundi atambona nk'uko abandi bambona? Niba abandi bambwira ko ndi mwiza, bambwira ibyiza bindiho, kubera iki watabibona? Ndakwinginze rwose amaso ye uyahumure maze abashe kumbona nyine nk'umugore we kandi anyishimire. Ndifuza ko yakongera akaba umugabo wanjye unyishimira. Akimara rero kuvuga ibi yahise atekereza ati ariko ni iki kintu nakora kugira ngo nibura n'umugabo wanjye nambone neza? Yahise atekereza ko rero ashobora nyine kwimakiya maze akambara utwenda tw'ijoro turi sexy, ndetse rwose akitera imibavu ihumura maze akajya mu cyumba cy'uyu mugabo.
yarabikoze rero maze aragenda yinjira mu cyumba cya Kofi. Kofi we acyumva urugi ruvuze maze yareba akabona ni Pamela, yahitaga yijima, wabonaga wagira ngo ni nk'ibintu binuka byinjiye mu cyumba cye. Pamela rero we yahise atambuka maze ajya kwicara nyine ku buriri bwa Kofi, dore ko aba bombi bari bamaze igihe kinini rwose buri umwe wese arara mu cyumba cye. Kofi rero yahise amubwira ati winkoraho, aturanshakaho iki? Naho rero Pamela ati ariko sheri, ni ukuri hashize igihe kinini njye nawe nyine tutabonana. Kofi ati tutabonana gute se? Ubu ntabwo ndi kukureba, nawe nturi kundeba, ntituri kurebana amaso ku maso. Niyo mpamvu se wigize nk'agasimba maze ukisiga ibyo bintu byose ku munwa no mu maso ngo urashaka kwinjira mu buriri bwanjye. Urakeka se ibyo byakwinjizamo? Njyewe nifite ibibazo byinshi, mfite ibintu byo gutekereza. Ntabwo rero wowe ibyo utekereza nanjye rwose mba mbitekereza, aho guhaguruka umvire mu cyumba. Naho rero Pamela yatangiye kumwibutsa ukuntu nyine baheruka kurara mu buriri bumwe kera. Naho rero Kofi ati genda ujye mu cyumba cyawe, mbabara rwose ntukaze kumbangamira. Niyo rwose Pamela yageragezaga nko gukora ku kuboko kwa Kofi, Kofi yarahungaga ukabona wagira ngo ni nk'igisimba cyangwa se namahwa ari kumujomba. Mbese wabonaga ko rwose uyu mugabo atakiyumvamo umugore we habe na gatoya, ahubwo ukibaza ikintu cyaba cyarabaye kugira ngo abe atamwiyumvamo gutya, maze rwose bikakuyobera. Kofi rero yatangiye kubwira nabi cyane Pamela, maze Pamela yumva ubwoba buramwishe, wabonaga uno mugabo atanarebye neza rwose yanamukubita. Yarahagurutse rero maze asubira mu cyumba cye, yaragiye yihanagura za makiyaje yari yamaze kwisiga, yarazihanaguye maze arongera yireba muri miruwari. Amarira yatangiye gushoka, yibajije ikintu adakora kandi yakabaye akora kugira ngo nibura umugabo wamubone neza, maze rwose ayoberwa icyo ari cyo. Amarira rero yamubanye menshi, atari ku wundi mana, iyo nsenga uranyumva ko nasinze iminsi 14 yose ngusaba ikintu kimwe, ubu wowe koko birakunaniza iki kugira ngo unkorere ibyo nagusabye? Yatangiye kwitonganya, birumvikana nyine yari amaze kunanirwa kubera ibibazo byose yahuriraga nabyo muri runo rugo. Pamela rero akiri kwitonganya avuga ati ariko mana ko wambwiye ko utazigera umpa ikigeragezo ntashobora, none nkaba mbona rwose icyo uri kumpa ntagishoboye. Ariko se ubundi ibi ni byo bihembo byo kuba nirirwa mvuga ijambo ryawe, kuba nirirwa mbwiriza abandi kugira ingo nziza, ibyo bakora kugira ngo bubake ingo zikomere? Ni ibi ngibi wampemba byo kuba mbwira abandi ibyo bakora bakabikora bikemera, nyamara iby'iwanjye byarananiye? Telefone ye rero yahise isona maze yitaba atazi uwo yitabye kuko yabonaga ari nimero y'umuntu atazi. Yaritabye maze abaza nyine uri ku rundi ruhande ati ninde turi kuvugana? Naho rero uyu wari uri ku rundi ruhande yaramubwiye ati ni Jerry, umeze neza se? Niriwe rwose nshaka kuguhamagara, nizere ko ntagukanguye kubera ko nahereye kare ndwana n'umutima ngo nguhamagare, ariko birangiye mbikoze. Gusa ndumva nishimye ko numvise ijwi ryawe. None se wiriwe neza? Naho Pamela ati yego niriwe neza. Jerry ati njyewe ntabwo niriwe neza, ariko nta kibazo birangiye neza. Pamela ati ushatse kuvuga iki se? Jerry ati nyine urumva umunsi wose niriwe mpangayitse, niriwe ndwana n'umutima, niriwe ngutekerezaho umunsi wose, nkafata telefone ngo nguhamagare ariko nanone bikanga. Gusa nyine ubu ngubu umunsi wanjye urangiye neza kubera ko mbashije kuguhamagara maze tukavugana. Pamela ati none se uri kuntera imitoma, uri kuntereta? Naho rero Jerry ati cyane. Noneho ikirenze kuri ibyo, kwibagirwa inseko yawe byaranze. Uzi wa munsi se wa mbere duhura ugiye kumpa invitation, nakomeje gutekereza ukuntu wasekaga neza, ukuntu uri mwiza, ariko nanone kubera ko nyine ari ubwa mbere nari nkubonye nkagira ngo ahari ndi gukabya. Noneho wa munsi wa kabiri nongeraga kuza nyine muri biro yawe, nibwo byose noneho nabishyizeho akadomo ko ntigeze nibeshya. Useka neza cyane, inseko yawe nta muntu n'uyu n'umwe wabasha kuyibagirwa. Gusa nyine uri mwiza sinkubeshya. Ubwo rero umutima wanjye wo rwose uba uri kuri wowe. Pamela rero yumvise nyine ibiganiro bitangiye kuryoha, maze nawe yibagirwa ka gahinda kose yari afite, maze atangira kwibariza nyine uyu musore ati none se wowe nyine umeze ute? Ubu ngubu tuvugana uri gukora iki? Batangira kuganira nyine babwirana ibyaha n'ibya hariya. Baraganiriye amasaha aragenda arashira bari kuri telefone,
Pamela ari guseka bari guterana story, dore ko uyu musore nyine yari azi no gutera story cyane, maze akamubwira utuburage tumusetsa, mbese byarangiye Pamela bya bibazo byose yari afite abyibagiwe. Bavuye rero kuri telefone, maze Pamela ahita avuga ati ariko man, kubera iki koko umugabo wanjye atameze nka Jerry, ukuntu ari umwana mwiza afite umutima mwiza, naho umugabo wanjye rwose nta nubwo aba yifuza kumbona, ntabwo aba ashaka no kundeba mu maso. Iminsi yakurikiye rero byakomeje kuba bibi hagati ya Kofi ndetse na Pamela, byageze aho Pamela atangira kwibaza amakosa ahari yaba akora mu rukundo, maze rwose ajya kureba umushuti we yatekerezaga ko ari umuntu nyine uri serious uri bumugire inama. Yaramubwiye ati mbabarira umbwire, mbese naba narabyibushye cyane, naba narabaye mubi se bikabije, urabona hari ikintu nahindutseho ku mubiri? Naho rero uyu mushuti we ati hoya, ahubwo njye nsigaye mbona uri mwiza cyane, ni ukuri iyo nkurebye nsigaye mbona rwose usa neza. Pamela ati none se naba ndi inzobe cyane, ahari umugabo wanjye akaba akunda abakobwa b'ibikara, cyangwa se umugabo wanjye ntabwo agikunda abagore asigaye akunda abagabo bagenzi be? Uyu mushuti we ati mbabarira, ceceka rwose wivuga ibyo bintu, none se ubundi mbabarira umbwize ukuri, umugabo wawe aragukubita? Pamela ati hoya. Aguha amafaranga se? Pamela ati yego. Umushuti we ati none se urumva ibyo bidahagije? Ati nyine abagabo b'iki gihe ntabwo wababonaho ibyo ushaka byose, ubwo nyine nawe gerageza ubundi buryo. Pamela ati rega nta kintu na kimwe ntakoze, nagerageje rwose kwigira sex inshuro nyinshi, ariko uko nabigeragezaga nabibabariragamo, kuko ahubwo nasangaga nyine aribwo ahari nakoze ibintu bisa nk'aho ari imyanda, kubera ko umugabo wanjye nyine yambwiraga amagambo mabi, maze nkumva ndiyanze. Tekereza ko ari igihe nicara nkumva nkumbuye nko guhobera umugabo wanjye, nkamuhobera nyine nkamwiyumvamo, nkamuryama nko mu gituza, umuntu tubana mu nzu ariko nkumukumbura bigeze aho ngaho. Uyu mushuti we rero yumvise ni ukuri ubuzima Pamela abayemo bubabaje, ariko nanone yagombaga kumugira inama yo gukomera, kubera ko nyine ntabwo yari kumuca intege, kuko n'ubundi mu bigaragara yari azicitse rwose. Pamela rero yakomeje kubwira umushuti we ati kandi ni ukuri icyakubwira nk'ukuntu Jerry nyine aba ari kumbwira ko nseka neza, aba ari kumbwira ko ndi mwiza. Naho uyu mushuti we ati nguki uwo se kandi ninde? Naho rero Pamela ati hoya ntawe, ni umusore nyine twahuye gutyo gusa, namutumiraga mu ijambo ry'Imana. Naho uyu mushuti we ati hoya mbwira, ufite umukunzi ukaba utarabimbwiye? Pamela ati umukunzi kandi nyine mfite umugabo? Ati mbwira nyine iby'uwo musore bimeze bite? Naho rero Pamela ati nyine ni umusore twamenyanye, ariko ni mwiza, noneho agira umutima mwiza, ambwira amagambo meza, mbese ubyumve ni umwana mwiza, ntabwo ushobora kubyumva, gusa nyine ni ibyo gusa nta kirenze ibyo ngibyo. Umunsi rero wakurikiye Pamela aba yicaye muri biro ari mu kazi nk'ibisanzwe, maze yajya kubona akabona Jerry arinjiye, yahise amubaza ati umeze ute kuje hano? Jerry ati narindi mu nzira nyine za hano, maze rwose ntekereza ko nanyura hano nkakubaza aho dosiye zigeze, ndetse nyine nkanareba ukuntu uri mwiza uyu munsi, kuko rwose mba mbyizeye ko ariko bihora bimeze. Naho rero Pamela yahise amwenyura ati urakoze cyane, gusa nyine biri mu nzira nziza nta kibazo. Naho rero Jerry ati kano kantu ariko nako nari nkuzaniye, ubwo yari arimo kumuhereza nyine akamverope. Pamela ati none se harimo iki? Jerry ati fungura urebe. Yarebyemo rero asanga nyine yari amuzaniye ibyo kurya. Ati unzaniye se ibyo kurya bya saa sita? Jerry ati cyane, nanyuze muri resitora ngiye gufata amafunguro, ntekereza ko byaba ari byiza ndamutse nawe nkuzaniye, ko bitakugwa nabi rwose, cyane cyane ko mbizi ko akazi kaba kagutwaye utabona n'umwanya wo kujya gufata amafunguro. Pamela turakoze cyane, nari nshonje ntabwo ushobora kubyumva. Yahise atangira rero gufata amafunguro, ari nako kandi Jerry nyine ari kumutera story amubwira twa tuburage twe. Pamela yasetse yapfuye, yarasekaga akarira, kubera nyine ukuntu uyu musore yabaga ari kumubwira ibintu bisekeje. Yahamaze umwanya rero bari kuganira, maze rwose birangira Pamela agize umunsi mwiza, dore ko nyine iyo yabaga ari kumwe n'uyu musore ntabwo yibukaga ko hari ikintu na kimwe kibabaje kiba ku isi, kubera ko yabaga yumva ibyishimo ari byose, kuko nyine
Jerry yari umusore uzi gusetsa cyane. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba haba rwose ari nko mu ma saa mbiri, Pamela aba ari mu rugo wenyine ari muri salo, ajya kumva umuntu arakomanze, ajya gufungura maze agatungurwa no kubona ari Jerry wari uri gukomanga. Yahise amubaza ati wowe kandi aya masaha hano se? Naho Jerry ati cyane, none se ubwo ntuye kure? Ndi umuturanyi n'ubundi ntuye hafi hano, niyo mpamvu nari nje kureba nyine uko meze. Yarebye ku meza maze abona amafunguro yari ateguye. Yahise abwira rero Pamela ati none se wambabariye ukanyumvita tugasangira, ko rwose nanjye nari nananiwe kurya ndi njyenyine, nanatekerezaga kuko nawe bishobora kuba ari uko. Ubwo rero rwose nari nje kugira ngo tube twasangira, none kubw'amahirwe wanateguye ameza. Pamela rero ntacyo arasubiza. Jerry yahise atambuka yegera y'ameza maze ahita yicara atangira nyine gufata amafunguro. Ati mbega ibyo kurya biryoshye, ati biraryoshye cyane. Pamela we nyine byari byamucanze, yari yayobewe ibiri kubera hano. Ati none se nibyo koko uri kumva biryoshye? Naho Jerry ati mva nari nshonje, inzara yendaga kunyica, biraryoshye cyane ntabwo ushobora kubyumva. Pamela ati ubwo ni bya bindi byawe nyine ubwo ushaka kuntera imitoma. Naho Jerry ati hoya ntabwo ari imitoma, ni ukuri uteka neza cyane. Pamela ati niko bimeze. Yatekereje ko umugabo we atajya afata n'ibyo kurya yamutekeye, ndetse rwose atabura nyine ibyo amubwira bitagenda neza iyo yatetse, ariko uyu we nyine wabonaga ariko biryoherwa. Nyamara runo rugo n'urwo rubamo na Kofi, ariko nanone bisa nkaho atahaba kubera ko Kofi ataha bwenda gucya, n'iyo atashye kandi ahita yigendera akigira mu cyumba, ku buryo nyine wagira ngo abantu baba muri iyi nzu ni abaturanyi babiri, ntawe umenya amakuru y'undi, ntawe umenya aho undi ari, mbese ni uko nguko baba bibereyeho. Naho rero Pamela nyine we yakomeje kwiganirira rwose na Jerry, dore ko nta n'igihunga yari afite ko Kofi ashobora gutaha akanamusanga hano. Bakomeje kwiterera story maze bigeze aho nyine Jerry arataha ajya kuryama, gusa yatashye n'ubundi amasaha yakuze. Pamela we rero yumvaga yishimye, yumvaga ameze neza mu mutima kubera ko n'ubundi uyu musore yari yiriwe uyu munsi wose amwitayeho, ari kumubwira amagambo meza, ari kumukorera udukorwa twiza, mbese yari yishimye cyane rwose. Uyu munsi wari wabaye umunsi w'indashyikirwa mu minsi yari amaze atameze neza. Pamela rero yabonye ibintu rwose bikomeje kutagenda neza, maze umunsi umwe yagiye mu rusengero maze aryama hasi ku itapi. Yatangiye gusenga anarira ari wenyine, nta wundi muntu wari uhari. Hanyuma rero Pasiterine yarahamusanze, yari umumama nyine bubahaga cyane kandi yari umumama mukuru. Yamusanzemo rero maze tumubaza ati mbwira mwana wanjye ufite ikihe kibazo? Naho rero Pamela ati oya nta kibazo mfite. Mama Pasiteri ati oya rwose ndabibona ko ufite ikibazo. Yarabyutse rero maze araza aricara, yatangiye kubwira inkuru y'ubuzima bwe Mama Pasiteri, amubwira ibintu byose ukuntu bimeze, ukuntu umugabo we atagikeneye kumureba, ukuntu ndetse no kuba batakizana gusenga ari uko nyine yabyanze. Yamubwiye buri kimwe cyose cy'ibintu byose amukora n'ibintu yagerageje byose, maze kandi amubwira ko hari undi musore uri kumutereta, kandi ni ukuri hari igihe aba yumva yakwiyemerera uyu musore bakiteretanira, ariko nanone akibuka ko nyine asenga kandi afite umugabo, agatekereza ko yaba akoze icyaha. Mama Pasiteri yarabyumvise ibi bintu byose maze ahita abwira nyine Pamela ati ntakubeshye rero hari igihe bigora umuntu kugira inama. Nk'ubu ngubu ibyo nakakubwiye ntabwo ari byo nkubwiye, kubera ko hari ibyo nifuza kukubwira nkurikije ibyo numvise, ariko rwose sinabasha kubikubwira nyine kubera ko akazi kanjye nka Mama Pasiteri nako kubagumisha mu nzira nziza, ndetse rwose no kubagira inama zo gukomera. Ariko ntakubeshye hari ibyo ntekereza kukubwira nubwo ntabasha kubikubwira. Gusa nanone icyo nagufasha ndagusengera Imana maze rwose izakorohereze, kuko ndumva rwose bikomeye ntabwo byoroshye. Pamela rero yaramubwiye ati nanjye ni ukuri ntabwo norohewe, ndumva maze kunanirwa ku buryo kwihangana kumaze kunshirana neza neza. Mama Pasiteri yaramubwiye ati gusa uri intwari ni ukuri, kuko ibyo bintu ubayemo iyo myaka, ibyo bintu wihanganiye
ni abantu bake rwose bashobora kubyihanganira. Hanyuma rero ngusabiye gukomera, ukomeze nyine uhagarare gitwari. Uyu munsi rero ku mugoroba Pamela yaratashye maze asanga Jerry yamutegerereje inyuma y'igipangu cye. Akimukubita amaso yahise aza amusanga ati mukobwa mwiza se wiriwe ute? Uri mwiza nyine biragaragara nk'ibisanzwe, akira ahubwo agakawa twisangirire. Pamela rero yaragafashe maze aramubwira ati urakoze. Jerry rero yamubwiye ati urabizi se ko uhora uri mwiza ibihe byose? Pamela atari ku wundi unshakaho iki? Naho Jerry ati ndagushaka wese, ndagushaka kugira ngo ube uwanjye, sinshaka kuba inshuti yanjye cyangwa se umuturanyi wanjye, ndifuza ko nyine waba uwanjye, iyo nseko yawe ikaba ari iyanjye, mbese ndifuza byose bikuriho ko byaba ibyanjye, ndagushaka mu buzima bwanjye. Pamela rero yahise amubwira ati ibyo ntibishoboka kuko ndi umugore ufite umugabo, ndi mariye. Jerry acyumva ibi ngibi yahise agwa mu kantu maze rwose ahita aceceka, ahita asigara ahagaze. Pamela nawe ahita yigendera. Iri joro rero Jerry ntabwo yigeze asinzira habe na gatoya. Pamela nawe byari uko nguko. Mu gitondo rero Pamela yarabyutse maze ategura amafunguro nyine nk'ibisanzwe, gusa ntabwo Kofi yari akikoze ibyo yatetse. Hanyuma rero agiye kujya ku kazi, Pamela yahise amubwira ati sheri, none se uyu munsi byashoboka ko waza gutaha kare? Kofi ati kubera iki se? Naho Pamela ati urumva nyine uyu munsi ni anniversaire yacu ya 3 ya mariage, ndifuza rero ko waza gutaha kare maze tugasangira nyine nka couple, kubera ko ntabwo duherutse no gusangira. Naho rero Kofi yahise amubwira ati sawa ndaza kubikora. Pamela rero yarishimye maze atangira kubyina kubera ko yumvaga nibura uyu mugoroba aza kubona umwanya n'umugabo we, bakaba bari bombi babiri bagasangira kandi bakizihiza nyine iyi anniversaire yabo ya mariage. Yagiye ku kazi rero nk'ibisanzwe, akigerayo yahamagaye Jerry kubera ko yashakaga kumubwira ko ibyangombwa bya wa mushiki we byabonetse. Jerry rero yaramwitabye ariko birangira yohereje wa mwana wenyine. Akigerayo Pamela yaramubajije ati none se urizanye ko musaza wawe ataguherekeje? Naho uyu mwana ati yego nta kibazo, yari afite inama yihutirwa kandi rega ngomba kumenya ubwenge kubera ko nzajya kwiga nzijyana. Pamela rero aramubwiye ati ni ukuri uri umukobwa w'inkumi rwose, gusa nyine ibyangombwa byawe byabonetse. Arabimuhereza maze uyu mwana aramushimira aramubwira ati urakoze cyane. Ku mugoroba rero Pamela yaratetse maze ategura ameza yose arayuzuza. Yari yateguye utubuji, yateguye indabyo, mbese wabonaga ko rwose yateguye nyine dine iri romantike. Ku rundi ruhande ariko Kofi we yavuye ku kazi maze ahita ajya kwihurira n'abashuti be bagombaga nyine guhura maze bakizangira ko kunywa. Yari afite inshuti ebyiri, umwe ni umugabo wubatse, undi ni umusore. Bicaye mu kabari rero bari kunywa agacupa, yatangiye kuvuga ati ariko ni ukuri abagore barabangama, sinzi impamvu abagore batubangamira. Atuzi umugore wanjye yirirwa mu gikoni atetse kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, yarangiza akaza kuza ahumura ibiryo gusa, wagira ngo ibitunguru byose babimuryamishijemo, maze akaza ashaka kungira mu buriri. Ntabwo nukuri ibyo bintu byashoboka rwose, biba bimbangamiye. Wa wundi wa kabiri nawe ufite umugore atumva ibintu uvuze nibyo birabangama. Umugore wanjye nanjye nuko, umugore wanjye ahora nuka amagi n'ibitunguru ndetse n'amatungurusumu, wagira ngo nibyo akaraba. None ikindi kirenze, umugore wanjye uziko yirirwa yambaye igitenge guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ujya kumva ngo pa pa pa, ubwo niwo nyine uba uri guhita ibitenge agenda bikubita. Baba bari kubiseka nyine ubona babigize nka story. Wa wundi rero we ukiri umusore aba ari kubitegereza atari ko muri kwiyumva ibintu muri kuvuga. None se niba mudashaka ko abagore banyu banuka ibiryo, kubera iki mudashaka abakozi? Naho rero umwe muri bati hanyuma se twabashaka bakishyurwa nande? Uyu musore nyine ati nyine niba mutabasha kwishyura abakozi, mujye mwubahira abagore banyu ibyo baba bakoze, kuko ni mwebwe baba babikorera. Kuki mudashimishwa n'ibyo baba bakoze? Aba nabo bati urabuzwa n'iki kubivuga se ko wowe ukiri umusore? Uretse nawe uraje uzashake, numara gushaka icyo kiganiro tuzabona kukiganira, naho ubu rwose ntabwo ushobora kubyumva. Muri kano kanya rero telefone ya
Kofi yahise isona ati ati ntababwira se, ati duratangiye kumpamagara, atarampamagara ambwira iki se, nibura se agiye kumbwira ko noneho ari guhumura neza. N'ubundi wa mugenzi we nyine yahise aseka ati ntabwo nakorerwa mwitaba kuko rwose umwanya wo gutawo ntawo mfite. Bakomeje kwinywera maze ariko wa musore nyine w'inshuti yabo yarababwiye ati nyamara mufite abagore beza, abagore b'abana beza bakora buri kimwe, mwakagombye kuba mubibubahira. Iyo muza gushaka abo mujyana mu kabari mugatahana saa 8 z'ijoro nibwo mwari kuza kubimenya. Ba Kofi rero ubwo bagumaga mu kabari bari kwiryohereza, Pamela we yari yicaye imbere y'ibyo kurya yigize sexy rwose yambaye neza, mbese yiteguye ko umugabo we agiye kuza maze bagasangira. Yakomeje kumuhamagara ariko ntamwitabe. Yageze aho rero maze rwose yumva atangiye kwiheba dore ko amasaha yaratangiye gukura. Yatangiye kuvuga ati ariko se mana, ubu koko wambabariye ukankorera igitangaza maze umugabo wanjye ukamunzanira, ko numva umutima wanjye uremereye, ko numva rwose ntangiye kubabara kandi bikabije. Ndakwinginze umugabo wanjye wampitiyemo ndamushaka ngo umunzanire. Akivuga ibi yahise yumva umuntu akomanze, yahise yitunganya nyine maze yigira sexy neza noneho kurenza uko yari ameze. Yahise avuga ati ndaje mukunzi, maze ahita agenda arafungura. Yatunguwe rero no gusanga ari Jerry wakomangaga. Yahise amubaza ati wowe se kandi aya masaha? Jerry ati cyane, nari nje nyine kugushimira ku bwa ya dosiye, ikindi kandi ni ukuri nari nje kukugisha inama. Urumva nyine byananiye kukwikuramo, nabigerageje ijoro ryose n'umunsi wose kugira ngo ndekere kugutekereza kuko nyine wambwiye ko uri umugore ufite umugabo, ariko byananiye. Ndaje rero ngo ngire inama y'ikintu nakora. Yahise areba rero muri salo maze abona hari ameza ateguye mu buryo budasanzwe nyine biri romantike. Ati none se uri guserebura iki? Pamela yahise amubwira ati ntacyo, kuko nyine yumvaga atabasha gusobanurira umuntu ibintu biri kumubaho kano kanya. Ntabwo yari kubibwira noneho umusore uri kumutereta. Jerry rero yakomeje amubwira ati ni ukuri sinifuza kukubahuka kandi nanone sinifuza gukora ikintu cyakubangamira, ariko ni ukuri ndifuza ko rwose wangira inama y'icyo nakora kuko ngiyewe umutima urenda guturika. Ndakubwiza ukuri narwanye n'umutima, ntabwo byari gushoboka ko ntaza hano kuko numvaga nenda nko gusandara. Ariko se ubundi ko wambwiye ko ufite umugabo, umugabo wawe aba he ko ntajya mubona? Aba hanze? Naho rero Pamela ati aba hano. Undi ati birashoboka se? None se ubu ngubu ari hehe? Naho rero Pamela ati nyine ntabwo rwose ari hano, gusa ntabwo arataha. Yahise amubaza ati none se ntabwo ariko wambwiye neza, ni iki kintu wari uri guserebura ko mbona wateguye mu buryo budasanzwe? Pamela nawe ati urumva nyine ntacyo, gusa nuko nashakaga gutegura akadine gatandukanye n'utundi twose, ahubwo nyine ni karibu ku meza. N'ubundi Pamela yatekereje ko uwo yateguriye atigeze aza, maze ahita yihera karibu nyine uhari barisangirira. Icyari gitangaje ni ukuntu rwose wagira ngo Kofi ntabwo yabaga hano. Pamela nta n'ubwoba yabaga bafite kuko bari kumwe n'undi muntu, kuko yabaga abizi yuko amasaha yo gutaha n'ubundi rwose ari saa 8 saa 9, ntabwo yajyaga ataha mbere yayo. Batangiye gufata amafunguro rero bari kwiganirira, maze Pamela ahita atekereza ukuntu buri gihe iyo ari gusenga ngo Imana imugarurire umugabo we, buri gihe ahita abona uyu musore atungutse. Yatangiye kuvuga ati hoya ariko umutima wanjye uri kumbeshya, ahari nyine ibintu ndi gutekereza, ibi bitekerezo Imana ibinkize kubera ko mfite umugabo. Batangiye gusangira rero barishima nyine batera story bya bindi by'ukuntu uyu musore yakundaga kumutera udustori nyine akavuga utuntu dusekeje. N'ubundi yarasetse yibagirwa nyine ibyari byamubabaje. Hanyuma bamaze gufata amafunguro, Jerry rero yagombaga nyine kwitahira. Yaratashye ariko akigera mu rugo n'ubundi agahinda wabonaga kamwishe kubera ko yabonaga ko ahari umuntu ari gutereta bitoroshye kugira ngo abe we, kuko hari undi uri mu buzima bwe. Jerry rero iyo yabaga afite umujinya yatangiraga gukubita ibikuta ingumi. Ubu rero yaratashye maze atangira guhondagura ibikuta ati ni gute nisanze nkunda uyu mukobwa, gute namukunze, gute nisanze muri uru rukundo. Wabonaga nyine byamurenze ariko kubigarura ntabwo byashobokaga kubera ko nyine amazi yari yaramaze kurenga inkombe.
Ikintu gitangaje rero, Kofi ntabwo yigeze atahira ijoro, ahubwo yatashye mu gitondo, dore ko yasanze Pamela amaze kwitegura kugira ngo yigire ku kazi. Pamela akimukubita amaso yaramubwiye ati ariko se gute wankora ibi bintu, kubera iki waraye unkoze ibi bintu? Naho rero Kofi ati nari mfite akazi kenshi, nari mfite inama nari ndimo, ntabwo rero rwose nabonye ukonza kandi ugomba kubyumva. Naho Pamela ati none se kubera icyo utitabaga telefone nibura? Umugabo ati kandi nyine nari mpuze. Pamela ati none se wari uhuze ku buryo n'intoki zawe zari zacitse ku buryo utananyandikira mesaje ngo umbwire uko bimeze? Kofi ati ariko ubundi ko numva uri kuzamura ijwi uri kumbwira usakuza, wibagiye ko ndi umugabo wawe, ntabwo ugomba kumbwira gutyo n'ikindi gihe. Naho Pamela ati noneho se waba ubyibutse ko uri umugabo ufite umugore? Njyewe najyaga ntekereza ko ndi umukozi wawe, ahubwo rwose mumbabarire nyiricyubahiro kuba mbubahutse. Yahise yigendera. Ni ubwa mbere yaramubwiye amureba mu maso amuhangaye rwose, ubona yuko nyine noneho nta n'ubwoba kimufitiye. Naho ubundi yahoraga amubwira areba hasi, wagira ngo ibyo ari kumubwira ntabwo ari kubitekerezaho, ariko uyu munsi yamubwiye noneho ahagaze yemye, ndetse ari kumureba mu maso amubwira buri kimwe cyose, amwegereye rwose, ubona ko noneho yabaye umugore nyine wihagazeho, uri kuvuga ibintu ari gutekereza. Ntabwo yari agifite bwa bwoba yari asanzwe afite. Nyamara Kofi aba yavuye nyine muri ka kabari bari bari kumwe, maze agahita yitahira kwa Jenny, akaba ariho yirarira bugacya mu gitondo. Ubundi biba bisa nkaho rwose yibera kwa Jenny, kuko niho ava yakemuye ibibazo byose, ubundi agataha mu rugo imishi ihari yose ari gushihura umugore we, ndetse ari kumubwira ko ari mubi, ari kumusuzugura amubwira amagambo mabi yose. Amagambo meza n'ibikorwa byiza byose aba yabikoreye kwa Jenny, mbese ataha yashiriwe, nta na kimwe asigaranye cyo kuba yaha Pamela. Umunsi rero wakurikiye, Pamela yabyutse yarembye, yagiye kwegura umutwe maze biranga kubera ko nyine yari yarwaye bikomeye. Yatangiye rero kwibaza ahantu yakura imiti, kuko rwose yumvaga atari kunyeganyega, yumvaga arwaye bikabije. Naho rero Kofi we yarabyutse maze abona ntabwo ari kubona Pamela, yahise atangira gutekereza ati uyu se we kandi yarayandakariye ku buryo no kubyuka byanze, maze akigumira mu buriri, ko ari ubwa mbere rwose mbashije kujya ku kazi we atarabyuka, cyangwa yarwaye bya bindi bye, kuko rwose uyu mugore ndamuzi, ubundi nyine aba yabyutse kare aza kumpindaho. Kofi rero yahise avuga ati byanze bikunze ubu rwose ntabwo ari muzima, yari kuba yabyutse. Nyamara nubwo yatekereje ibi byose, ntiyigeze ajya no kureba mu cyumba cye ngo arebe niba koko Pamela yaba ameze neza. Yahise yigira ku kazi. Pamela rero yarandaye gake cyane, maze afata telefone ye, yahise ahamagara nyine Kofi ati sheri, ndakwinginze mbabarira uzunjyane kwa muganga, ndarembye cyane rwose, meze nabi. Kofi ati ntufite imodoka yawe se wakwijyanye? Naho rero Pamela ati nyamara nta mbaraga na nkeya mfite, ntabwo nabasha gutwara. Kofi ati ibyo birakureba. Yahise yikupira telefone. Pamela rero yahise atangira kurira, dore ko nyine yumvaga abuze ikintu ari bukore. Yatangiye rero kugenda nyine acika intege buhoro buhoro, maze birangira aryamye mu ntebe. Mu kanya gato rero yagiye kumva yumva umuntu arakomanze, nubwo nyine yari iri kugenda akajya yumva ari kure, akongera akamera nk'ukangutse. Yibajije rero uyu muntu uri gukomanga hano, maze ajya gufungura, ariko yagendaga rwose adakura ikirenge hasi, ubona agenda akuba ibirenge. Agifungura rero yahise amera nk'umuntu ugiye kugwa, kubera ko nta mbaraga yari afite. Naho rero Jerry ari nawe wakomangaga yahise amufata ati none se umeze neza? Wagize ikihe kibazo? Urarwaye? Pamela nta mwuka yari afite uhagije, yaramubwiye ati yego meze neza. Jerry rero yaraje aramusindagiza, maze amwicaza mu ntebe, yamukozeho yumva umuriro wamurenze. Ni nako kandi Pamela wabonaga ari kugenda agenda wagira ngo ari kugenda agwa muri koma. Jerry ntabwo yatinze, yahise amuterura atitaye ku kintu na kimwe, maze ahita amushyira mu modoka, ahita amujyana kwa muganga. Bagiyeho kwa muganga nyine baramuvura, bamuha imiti, ndetse rwose atangira kumera neza. Yarongera amushyira mu modoka maze aramugarura n'imiti myinshi bari bamuhaye. Bageze mu rugo rero amwicaza mu ntebe, maze aramubwira ati noneho
reka njye mu gikoni cyawe ngo utegurire ikintu cyo kurya kugira ngo ubashe kunywa imiti ariko utari kuyinywera mu gifu gusa. Pamela rero yaramushimiye maze Jerry nyine ajya mu gikoni, yamuteguriye amafunguro arayamuzanira ku meza, maze Pamela agiye gutangira gufata amafunguro, Jerry yaramubwiye ati hoya ni njyewe ndi bukugaburire. Yatangiye rero kumutamika amusomesha ku mazi. Amaze rero gufata amafunguro yamuhaye kandi imiti maze aranywa, gusa nanone umuriro wari utaramanuka neza, yakomeje nyine kuzana umuriro, maze Jerry yaramuteruye amujyana mu cyumba cye aramuryamisha, ubundi nyine afata ibase irimo amazi akajya akozamo agatambaro akamushyira ku gahanga. Yakomeje nyine kumuba iruhande kuko yabonaga rwose ko arembye. Yari ari kwibaza ukuntu uyu mumama nyine uri muri iyi nzu wenyine, nyamara byitwa ngo afite umugabo, ariko akaba yarwaye akabura umuntu umujyana kwa muganga, ndetse n'ubu ngubu akaba atarataha kandi amasaha yari amaze kuba menshi. Ibi bintu rero Jerry yari ari kubyibazaho avuga ati ariko se ubundi ni ibya nyabyo koko Pamela yarashatse cyangwa ari kumbeshya kugira ngo nyine nkunde muve inyuma. Jerry rero yabonaga ko rwose Pamela atameze neza, maze afata umwanzuro nyine wo kumugwa mu ruhande, cyane cyane ko yabonaga nta wundi muntu uhari wo kumwitaho. Yagumye aha rero maze birangira anaraye ijoro ryose hahantu nyine yari yicaye, yaregamye arasinzira. Nyamara ikintu gitangaje ni uko Kofi atigeze rwose agerana hano kuri kino cyumba ngo anarebe ko umugore we yaba agihumeka cyangwa se yaba akiri muzima. Ntacyo byari bimubwiye, n'ubundi yitahiye ya masaha ye bwenda gucya, maze ahita yigira mu cyumba cye nkaho rwose nta cyabaye. Naho rero mu gitondo Pamela yarakangutse, maze arebye asanga Jerry yicaye muri ya ntebe yari yicayemo yasinziriye ari kuvunika n'ijosi. Yaramwitegereje dore ko noneho yari yamaze no koroherwa, maze aragenda aramukomanga. Jerry rero yarakangutse maze ahita amubaza ati umeze neza? Pamela ati waraye hano, wagumye hano kugira ngo unyiteho? Naho Jerry ati none se nari kugusiga kandi urembye kandi mbona nta wundi muntu uhari? Nahagumye kugira ngo ndebe uko umera, niwongera kuremba nkujyane kwa muganga. Pamela rero yatekereje ko umugabo we unazi neza ko arwaye atigeze anamwandikira n'akamesaje ngo amubaze uko ameze, maze amarira atangira gushoka ku maso. Jerry yaramubajije ati none se kandi kuri kurira naba hari ikintu mvuze kibi kikaba kiguteye agahinda? Mbabarira rwose umbwire. Pamela rero yakomeje kurira cyane, maze Jerry ahita amubwira ati reka noneho nkuzanira amazi yo kunywa, gusa ndifuza kumbwira rwose ikitagenda. Yagiye guhaguruka maze Pamela ahita amufata ikiganza aramukomeza. Yaramubwiye ati umva ndagushimiye kubwo kumba iruhande, sinzi rwose amagambo nabivugamo, gusa wumve ko ngushimiye. Aba bombi rero bararebanye maze baregerana gahoro. Byarangiye rero basomanye, gusa igikorwa nyine cyababaje Pamela nubwo yagikoze, kubera ko nyine byasaga nkaho wagira ngo ntabwo afite kontrole kano kanya, kubera ukuntu yari ari gutekereza ibintu byose bibi byamubayeho, nyamara n'ukuntu uyu musore ari we wenyine umwitayeho. Birumvikana yari yaramaze no kumukunda, ariko nanone yakomezaga kwihagararaho kuko yatekerezaga yuko afite umugabo. Yahise rero abwira nyine Jerry ati mbabarira utahe, mbabarira ugende, kubera ko urabizi ibyaba byose, ariko rwose mfite umugabo. Hanyuma rero iki kintu nkoze ntabwo ari cyiza, kuba rwose dusomanye kandi mfite umugabo ntabwo ari ibintu byiza. Jerry rero yaramubwiye ati mbabarire, ntabwo rwose nifuzaga kugucumuza, nta nubwo kandi nifuzaga kugukoresha ibintu bikubabaje. Umbabarire rwose, nanjye sinzi uko byagenze. Pamela yaramubwiye ati oya ntabwo ari amakosa yawe rwose, ahubwo igendere nyine wiguma hano, ariko nanone wakoze, ndagushimiye cyane kubw'ibyo wankoreye byose. Jerry rero yaratashye, gusa nyine birumvikana urukundo rwari rwose hagati y'aba bombi, ariko nanone ntabwo Pamela yari afite uburenganzira bwo kuba yakunda undi muntu mu buryo bweruye, kubera ko nyine hano yari ari mu rugo kandi ari mu rugo rw'umugabo basezeranye. Pamela rero yasigaye asenga ati Mana ndakwinginze umbabarire, ndabizi ko rwose nkoze amakosa,
ariko ni ukuri umbabarire kubera ko ni wowe kumbabarira. Gusa nyine Kofi nawe yari umugabo utagira umutima, ku buryo rwose atatekerezaga ko no kuba umugore we yarwaye nibura yanamubaza uko ameze, gusa ntabwo yari amwitayeho habe na gato, ku buryo wagira ngo ntabwo Pamela yabagaho cyangwa se nta nubwo yabaga muri iyi nzu. Uyu munsi rero kandi Pamela yagiye kureba wa mushuti we maze aramubwira ati noneho nakoze ishyano neza neza. Uyu mushuti we ati wakoze iki kandi? Naho rero Pamela atuzi yuko nasomanye na wa musore najyaga kumubwira ati nakubeshye ndumva mfite isoni, ndumva rwose umuntu wese uri kundeba ari guhita amenya ibi bintu. Naho rero uyu mushuti we ati ubwo se urumva iki ari ikibazo? Naho Pamela ati cyane, kubera ko naciye umugabo wanjye inyuma. Uyu mushuti we yarasetse ati none se nkubaze, urumva waciye inyuma umugabo wawe kubera ko wasomanye n'undi musore, nyamara umugabo wawe we aguciye inyuma imyaka n'imyaniko? Ibyo se ntabwo usanzwe ubizi? Pamela ati yego nyine ndabizi, ariko nanone njyewe ntabwo ngomba gukora ibyo bintu kuko njyewe ngomba gutanga urugero rwiza. Uyu mushuti we yahise amubwira ati va muri ibyo ngibyo ahubwo nyibwirira, ariko se ubundi uwo musore ameze ati wagutwaye umutima ko numva rwose ahubwo njyewe muri mu rukundo? Pamela ati ntabwo ari ibyo nashakaga ko tuganiraho, mbabarira rwose undeke niyo sije yihorere, ni ibyo nari nje kukubwira gusa ko ndi kumva nishinja icyaha mu mutima. Uyu munsi rero kandi Pamela wari wabuze amahoro yahise afata n'umwanzuro wo kujya kureba umugabo we ku kazi, maze rwose akareba nyine uko ameze. We yumvaga agiye no kumusaba imbabazi ko yakoze ikosa kandi ritababarirwa. Yaragiye rero akinjira muri biro yasanze Kofi yicaye ku ntebe, naho rero Jenny amwicaye ku bibero bari gusomana. Kofi ari kumubwira ukuntu ari mwiza, ukuntu amukunda, ukuntu ahumura neza, ukuntu ari byose bye, ukuntu ari isi ye. Akibyumva amarira yahise atangira gushoka. Yatangiye rero kuvuga imirongo yo muri Bibiliya maze bose bikangira rimwe baramureba. Yatangiye kuvuga ati ariko se Mana ko ndemerewe, mfite ibibazo ndetse numva rwose bisa nkaho ubuzima bwanjye buri kugenda burangira, nyamara umubabaro wose mfite nta muntu n'umwe mfite wo kuwubwira, nawubwira nde? Yahise n'ubundi akata maze ahita yisubirirayo nta jambo na rimwe avuze kuko byari bimurenze ibyo yari abonye. Naho rero Jenny yahise abaza nyine Kofi ati ariko ubundi umugore wawe buriya ntabwo ari umusazi? Noneho wagira ngo ibiryo bye ndetse n'ibyo kunywa bye ni imirongo yo muri Bibiliya ahora yiririmba, ubundi buriya urebye neza ubona nta kibazo afite mu mutwe. Ikintu kimbabaje ni kimwe, ni uko ananyikuriye muri mood rwose. We nyine wabonaga atanikanze nta n'icyo bimubwiye, kubera ko nyine ni ibintu bisa nkaho Pamela yari abimenyereye. Gusa uyu munsi noneho agahinda kari kamwishe kurenza, dore ko yari asanze noneho ibi bintu biri kubera muri biro y'umugabo we. Pamela rero wari urenzwe n'ibi bintu byose yahise ajya kureba mama Pasiteri. Yaramwicaje maze amubwira nyine ibyamubayeho, ariko nanone amubwira n'ibyo yasanze muri biro y'umugabo we. Yaramubwiye ati gusa ndumva ananiwe, noneho ndumva aho bigeze nifuza gutandukana n'umugabo wanjye, kubera ko ndabizi ko ari icyaha gutandukana, ariko nanone ndumva noneho aho bigeze kwihangana byanze, gusa nifuzaga ko nyine wangira inama. Naho rero mama Pasiteri yaramubajije ati none se wowe urumva waramaze gufata umwanzuro? Naho rero Pamela ati ndi kubitekereza, gusa nyine ndumva rwose aricyo gisubizo, nubwo mbizi neza ko ibi bintu Imana itabikunda. Mama Pasiteri yaramubwiye ati rero nakubwiye ko nyine hari inama ntashobora kugira umuntu, ariko ndakubwiza ukuri ugende wumvira umutimanama wawe, maze icyo ugutegeka ukora icyo ngicyo, kandi ngewe nzagushyigikira mu cyemezo icyo ari cyo cyose uzafata. Urabizi ngufata nk'umukobwa wanjye, ndabizi ko rwose uri umwana mwiza cyane, ndabizi ko kandi utari umunyamafuti, ndabizi neza rwose uko uteye, ibyo wihanganiye byose ndabizi. Genda ufate umwanzuro ukurikije umutimanama wawe. Kofi rero we yavuye mu kazi maze ahita yigira mu kabari guhura na za nshuti ze. Yatangiye kuzibwira ati muzi ko noneho umugore wanjye yansanganye na Jenny twibereye mu biro turi no gusomana.
maze rwose ukabona nta n'ikintu bimubwiye. Tekereza ko yahise yongera akigendera nta n'ikintu avuze. Naho rero wa mushuti we nyine ufite umugore ati mbwiza ukuri, none se nta n'ikintu na kimwe yigeze akubwira? Naho rero Kofi ati reka da, uretse imirongo yo muri Bibiliya gusa yavuze, maze ahita yigendera. Uyu mugabo rero yahise amubwira atumva ariko uri umunyamahirwe koko, uzi njyewe ari nk'umugore wanjye, ndakubwiza ukuri niyo twaba duhagararanye n'umukobwa gusa nta n'icyo dupanga yanyirenza, ndakubwiza ukuri ntabwo namukira, yarwana abantu bose bakabimenya, ariko wowe rwose uri umunyamahirwe. Kofi ati ariko nanjye sinifuza rwose kuba mu mwanya wawe niba ari uko bimeze. Ati njyewe umugore wanjye, ati ntabwo ari uko rwose ameze, ati noneho umugore wanjye nabonye ko rwose atazigera nsiga kubera ko arankunda birenze, uzi ko adashobora kuva mu buzima bwanjye kubera ukuntu ankunda, wagira ngo nyine bamushyizeho supaguru kugira ngo mfateho. Naho rero uyu mushuti wabo nyine wundi w'umusore ahita amubwira ati ariko urumva ibyo ari ibintu byo kwigamba koko, kuba nyine wakoreye umugore wawe ibintu nk'ibyo, urumva ari ibintu wakwirata maze ukavuga ko nyine uri umuntu w'umugabo kuba wakoze ibyo ngibyo? Ndakubwiza ukuri, komeza ukore ibyo bintu urimo, umunsi umwe uzabyuka maze usange Pamela ari kugusaba divorce kugira ngo mutandukane. Kofi ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo rwose Pamela ashobora kurota n'izo nzozi. Icya mbere cyo uriya mugore arankunda cyane birenze uko mwaba mubitekereza. Icya kabiri kandi uriya mugore ni umukristo, arabizi neza yuko Imana yanga ibyo bintu byo gutandukana. Naho rero uyu mushuti we ati ariko buriya buri muntu wese agira umurongo ntarengwa, buri wese hari aho agera akananirwa maze akabona ko rwose ibintu bikabije. Na Yezu ubwe n'ukuntu nyine yari umuntu w'Imana, ariko igihe cyarageze ananirwa kwihanganira abantu bari bari gucururiza mu nzu y'Imana, arabirukana ndetse amena n'ibintu byabo. Tegereza gato rero, hari n'igihe n'umugore wawe azagera kuri urwo rwego ntazananirwa kwihanganira ibintu byose uri kumukorera, uwo munsi azagusaba divorce, ndakubwiza ukuri. Kandi wa mushuti rero wa Kofi nawe ufite umugore yabitekerejeho neza maze ahita abwira Kofi ati ariko ibi ntavuze ni ibya nyabyo, kubera ko buriya turi inshuti tugomba kubwizanya ukuri. Ni ukuri ibi ntavuze rwose noneho ndemeranya nawe, kubera ko buri muntu wese nibyo rwose agira umurongo ntarengwa. Umunsi umwe ushobora kuzabyuka ugasanga uwo murongo warawurenze, maze Pamela bajya gutekereza ko nta kintu na kimwe yakora cyamuvana mu buzima bwawe, maze ugasanga ari kugusaba divorce. Kofi yahise amubwira ati nawe se kandi utangiye kwihuza nawe, harabura gato rero ngo uzihuze n'umugore wanjye mujye mujyana kubwiriza. Naho rero uyu mugabo ati hoya, ibintu ndi kukubwira nibyo kandi ibintu uyu mushuti wacu akubwiye nibyo, ni ukuri gerageza urebe ukuntu wafatirana hakiri kare, kubera ko umugore wawe ashobora kuzagucika kandi byakubabaza. Uyu mushuti wabo rero w'umusore we yahise amubwira ati ni ukuri ibyo rwose nibyo kandi ukwiye kubitekerezaho, umugore wawe ni mwiza, ni umwana mwiza, ntakubeshye, ni inzozi z'abagabo benshi, hanyuma rero urangaye rwose bazamugutwara. Naho Kofi ati ntawamutwara, ndetse rwose nta nubwo ashobora kuva mu buzima bwanjye kubera ko arankunda, ibyo byo ndabizi 100%. Uyu munsi rero Kofi yaratashye bya bindi bye nyine yatahaga bugiye gucya, maze asanga Pamela aramutegereje muri salo. Akinjira yayingiye rero ari kumutuka ati wowe nta soni uba ufite, uransanga ku kazi uko wiboneye, usigaye uncunga se? Pamela yaramwihoreye ati ni wowe mbaza, nsubiza gute usigaye unsanga ku kazi uko wiboneye? Nta soni uba ufite, uba ushaka kuza kunsebya se? Pamela yarakomeje aramwihorera. Kofi yavuze amagambo menshi, maze Pamela arangije yarahagurutse maze ahita amubwira atumva nasomanye n'undi mugabo kandi uwo mugabo ndamukunda n'umutima wanjye wose. Naho rero Kofi ati wowe usomana n'undi mugabo? Ati uwo mugabo se ninde? Naho rero Pamela ati ntabwo muzi. Kofi rero yatangiye guseka ati hoya, ubwo se uragira ngo noneho nyine utangire kuntera ubwoba maze unyigarurire? Ntabwo bishoboka, ndabizi ko wowe utabikora, ndabizi neza rwose. Naho rero Pamela ati hanyuma rero narabikoze. Kofi ati nta soni ufite?
Kofi rero yatangiye kumubwira nabi ati burya bwose uba wigize umukristo, wigize umuntu mwiza witonda, naho uri ikirara cyigendera, umugore ufite umugabo. Naho rero Pamela ati noneho wibutse yuko mfite umugabo, hanyuma se wowe ko wirirwa gukora ibyo byose ndetse ukanabikora nyakubikora, uretse nanjye nasomanye n'umusore nkanabikwibwirira, wowe umaze imyaka 2 yose unca inyuma kandi udashobora kunyegera nk'umugore wawe, watekerezaga ko se njyewe ndi igiti, wumvaga ndi robo, wumvaga ndi igiki muri byose kubera ko utigeze umpa agaciro na gatoya. Naho rero Kofi rwose yari yarakaye, uburakari bwamurenze, ati cyakoze rwose unteye isoni, uri isoni kuri njyewe ndetse rwose unteye n'ikimwaro, guhera uyu munsi ntabwo nifuza kuzongera kwitwa umugore wanjye ukundi. Naho rero Pamela ati wowe se ko wiswe umugabo wanjye imyaka 2 yose wirirwa unca inyuma n'abakobwa batandukanye, kubera iki wumva ko uyu munsi ngewe ako kantu nakoze ari ikintu kigoranye? Ndetse rwose hari n'ikindi nashakaga kukubwira, wikwirirwa wigora unirushya, n'ubundi namaze gutekereza ko rwose nifuza gutandukana nawe. Noneho Kofi yahise yikorera amaboko, dore ko yazi ko ibi byo bidashoboka. Ati utandukana nanjye? Ubwo se watandukana nanjye ukajya he? Icya mbere cyo nta muntu n'umwe wakwemera, n'uwo nguwo nuko aba ashaka kugutesha umutwe gusa, ariko nta wundi mugabo wakwemera. Irebe nawe ukuntu nyine uba uteye umujinya, ukuntu nta kintu cyiza na kimwe ufite, ndetse rwose ukuntu udashimishije habe na gatoya, ubu uri aho nuko ibitunguru n'amamagi, nta mugabo n'umwe wakwemera. Mbese ari kumubwira ibi ngibi wagira ngo we ajya kumukunda yamukunze kubera impuhwe, wagira ngo ntiyamukunze kuko nyine yari mwiza ndetse yari akunditse, gusa yamubwiye amagambo mabi cyane. Maze Pamela ahita amubwira ati burya bwose nuko mbona, nicyo cyatumye umara iyi myaka yose utamfata nk'umugore wawe, nicyo cyatumye unca inyuma ku bakobwa bose wahuraga nabo, nicyo ngicyo. Burya nyine mpora nuka ibitunguru, nyamara ntacyo ntakoze kugira ngo rwose ube wambona neza, ariko igihe cyose icyo nakoraga cyose wambwiraga ko ari kibi ndetse kitambereye. Kofi rero kwihangana no kwiyakira byaranze, maze arongera ahamagara za nshuti ze ati mva nimumbabarire duhurire muri ka kabari twari turimo kuko ndasaze neza karabaye. Yahise akatasubirayo, maze akibageraho atumva noneho rwose ibintu bimbayeho sinzi niba ndi kurota cyangwa niba nkanuye, mutekereze ko umugore wanjye ambwiye ngo afite undi mugabo akunda, ndetse rwose ngo yabashije no kuba barasomanye. Ikindi kirenze kuri ibyo, umugore wanjye ambwiye ko yifuza gutandukana nanjye. Bose baramubwiye batari ko ni ukuri rwose twarakubwiye. Naho rero wa mushuti wabo w'umusore yaramubwiye atari ko ngiye nahoraga mbikubwira ariko ntushake kubyumva. None se ubundi gute umugore wawe atakora ibyo ngibyo niba wowe ubwawe waramaze imyaka 2 yose waramwemye urukundo, kandi nyamara uruha abandi bakobwa, wirirwa wishimisha n'abandi bakobwa? Wese watekerezaga ko adafite umubiri, ahubwo yarihanganye cyane rwose, kuba yarihanganye imyaka 2 yose. Naho rero Kofi atari ko ngewe ndi umugabo. Naho rero uyu mushuti we w'umusore ati hanyuma kuba uri umugabo utekereza ko biguha uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka, maze uwo mwashakanye we nyine akaguma agutegereje nkaho nta cyabaye? Ahubwo ni ukuri ukwiye kwigaya, kubera ko amakosa yose ni ayawe, ibyabaye byose ni wowe wabiteye. Bakiri kuvuga ibi ngibi rero, bakiri gutongana, bagiye kubona babona Jenny araje. Yaje nyine yaje abatunguye, kubera ko n'ubundi yabaga azi ko nyine ari aka kabari bakunda kuba barimo ndetse ari nako bakesherezamo. Akihahinguka rero uyu mugabo Kofi akimubona yahise amubwira ati ngwino ni ukuri, kubera ko kano kanya ni wowe nari nkeneye, kuko ibibazo mfite ni wowe wabasha kubimfashamo. Yaraje rero amwicara iruhande, maze ba bashuti be batangiye kumureba bati nanone kandi aho wakagiye ngo ujye kwiyunga n'umugore wawe, n'ubundi usubiye mu byatumye ibibazo bivuka. Bakicara rero ndetse rwose ari kubwira nyine Jenny ko amukunda, yagiye kubona abona undi mukobwa nawe ajya atereta, nawe arinjiye. Akimubona yahise avuga ati uri kunca inyuma nta soni? Burya bwose unca inyuma n'aka gakobwa kabi gutya, gute waba unca inyuma? Byatangiye gusakuza rero. Jenny ati wowe urinde? Naho rero aka gakobwa kati nyine ngewe ndi fiance we.
naho rero Jenny ati wowe ibi ntabwo bishoboka, n'ukuntu kandi yambwiye ko adashobora kunca inyuma, n'ukuntu yambwiye ko ari njye njyenyine akunda. Batangiye kurwana na wa mukobwa wundi, biba ngombwa nyine ko Kofi abajya hagati atangira kubakiza. Byari ibintu bigoranye, gusa nyine byabaye ngombwa ko wa mukobwa wundi waje nyuma yigendera. Gusa asiga abwiye nyine Kofi ati gusa nta mugabo ukurimo rwose, uri umubeshyi gusa, nizere ko ibi byose wankoreye nawe bizakugarukira. Jenny rero nawe yari yarakaye, ariko kumubwira ati wari waransezeraniye kutazigera unca inyuma, wari waravuze ko rwose uzankunda njyenyine. Naho wa musore rero yari ari kubwira Jenny ati hanyuma yagusezeraniraga ko azagukunda wenyine, ntabwo wowe wari umwambuye umugore we. Watekerezaga ko se umugore we watamukunze amubwira ko ari we wenyine azakunda, nta wundi azigera amubangikanya? Hanyuma se watekerezaga ko ushobora kumuhindura? Watekerezaga ko uko ameze ari wowe uzabihindura? Ahubwo bikubayeho wakabaye warabyiteguye kera, kuko nta kuntu yari kuba ataye umugore we mwiza basezeranye ngo maze aze gukunda wowe, noneho utegereze ko azagukunda wenyine. Wamusangiraga n'abandi nyine icyo gihe cyose, kandi ukwiriye kwiyakira. Jenny rero ntabwo yari ari kubyumva, ati n'ukuntu yantesheje umufiyanse wanjye wankundaga akambwira ko azampa buri kimwe cyose. Naho rero Kofi atariko ntabwo nigeze ngutesha fiyanse wawe, ahubwo yamenye ko duteretana maze arakureka, ariko ntabwo nigeze nkubwira ngo mureke, nuko nyine fiyanse wawe yagutaye nanjye nkagutoragura, kubera ko nyine sinari kukureka, ariko nanjye nagukoreye buri kimwe, nagukoreye icyo washakaga cyose. Sinumva rero ukuntu utakabaye unshimira, uriya kandi ugiye nta kintu nyine dupfana, nta n'icyo duhuriyeho. Gusa Jenny yari yarakaye kubera ko yari yarishyize mu myanya, ndetse ahari azi ko ari ugomba kuzabana n'uyu mugabo. Yumvaga akeneye ko rwose nk'umugore wazamuvira mu buzima. Icyo atazi ni uko nyine bajya baca umugani ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo. Nibyo byari biri kumubaho kano kanya, ibyo yakoreye abandi nawe nibyo byari biri kumubaho. Bakomeje rero gutongana, ibintu byari bikaze, maze Kofi abona n'ubundi nta mahoro afite hano, nk'uko no mu rugo ntayo yari ahafite. Yafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo, kuko yatekerezaga ko noneho ari busange nyine Pamela yamaze gusinzira, maze nawe akajya mu cyumba cy'agatuza, kuko yabonaga noneho isi imwikaragiyeho, ibintu byose byari bimwivangiyeho. Abantu bose yabeshyaga urukundo cyangwa se yakundaga, ntawamenya, bari bamwangiye umunsi umwe. Bwarakeye rero, maze Pamela yifatira varize ye, maze abwira Kofi ati ndagiye usigarane urugo rwawe, usigarane n'abo bakobwa mukundana, ni ukuri urukundo rwawe rwose uzarubahe, kubera ko n'ubundi njye nakubuze nkureba. Kofi rero wabonaga ko ibintu byahinduye isura, ndetse yabuze buri kimwe. Yabwiye nyine Pamela ati ndakwinginze wigenda, kubera ko ngiye kuzajya ngukunda uko bishaka, ngiye kuzajya ngukorera buri kimwe cyose ushaka. Naho Pamela ati hanyuma se mu myaka 2 yose nagushakaga wari uri hehe? Naho rero Kofi ati mbabarira, kubera ko nyine narashutswe na bari abakobwa, ariko sinzongera ukundi. Mbabarira, niba ari n'abana ushaka ko tubyarana, duhite tugenda rwose dukora abana nta kibazo. Naho Pamela ati hanyuma rero ndumva wibutse bitinze, uyu munsi nanjye sinkigukeneye, nta rukundo rwawe ngishaka, kuko nta n'urwo ufite, warugabanyije benshi maze rugera aho ruragushirana. Nabarangije gufata umwanzuro, impapuro ahubwo za divorce zizaza, umwavoka wanjye azazizana, ubwo nyine njye nawe ndakeka tuzahurira mu rukiko. Kofi rero yabonye ko n'ubundi byarangiye, maze atangira kumubwira amagambo mabi nanone, ati genda, n'ubundi ntawe uzakwemera, uri mubi. Yamubwiye ibintu byinshi kandi rwose bibi. Pamela yarabyumvise, amarira ashoka ku maso, ariko n'ubundi arangije rwose yigira nkaho atigeze abyumva. Yarasohotse rero na varize, maze agisohoka yasanze n'ubundi Jerry yaramutegerereje ku muryango. Wagira ngo yahoraga nyine amutegereje ku muryango kugira ngo amuvugishe. Jerry akimubona afite varize yaje yiruka, ati kandi se habaye iki ko ufashe varize? Naho rero Pamela ati nafashe umwanzuro ko ngomba gutandukana byanze bikunze na Kofi, kuko rwose ibintu biri kumbaho noneho birarenze. Jerry rero yarishimye, ati nibyo se koko? Pamela ati nubwo dutandukanye, ntabwo dutandukanye kubera wowe, ahubwo dutandukanye kubera njyewe. Namenye agaciro mfite, namenye ko ngomba kwikunda mbere ya byose, namenye ko ngomba kwiyitaho,
namenye ko kandi ngomba kwiha agaciro kubera ko n'ubundi uwari umugabo wanjye ntako yampaye, hanyuma rero ntutekereze ko dutandukanye kubera wowe. Bakiri rero kuvuga ibi ngibi, Kofi yahise asohoka. Akibona rero Jerry yahise amubaza ati ntumbwire ko uyu musore ari we wambwiraga. Naho rero Pamela ati kubera iki se? Naho rero wabonaga Kofi wenyine bimeze nkaho rwose atunguwe kubera ko we ni ubwa mbere yari akubise amaso uyu mugabo. Kofi rero yahise amubwira ati nyine ibintu nakubwiye ni ibya nyabyo, sinabikubwiye se? Sinakubwiye ko umugabo muri kumwe byanze bikunze kubeshya? Nibyo rwose, dore uyu musore ureba hano ndakeka ko rwose yaje kukureba kubera ko yashakaga kwihorera. Uyu niwe wari fiance wa Jenny. Ubwo rero urumva ko ashobora kuba yaraje aje kwihorera. Akivuga ibi ngibi byabaye nkaho noneho Jerry ambaye nk'umuntu uriye amavubi. Ati ngo iki? Ushatse kuvuga ko ari wowe wantwariye fiance twari turi hafi gukora ubukwe? Kano kanya nyine byasaga nkaho Pamela we rwose ibintu bimucanze kuko yari azi Jenny ariko nta kindi kintu na kimwe yari azi. Jerry rero byaramunaniye kwihangana maze aba yegereye Kofi, yatangiye kumuha ingumi nziza ati burya bwose ni wowe wankoze bino bintu. Naho Kofi ati ntabigukora se ko n'ubundi nta mugabo wari ukurimo? Niba umukunzi wawe yaragutaye akansanga si uko nyine ntacyo wari ushoboye, ahubwo n'ubundi n'uyu nawe arambabaje rwose untaye akagusanga kubera ko ntacyo afite. N'ubundi nyine nta mugabo ukurimo, n'undi yaragutaye gusa nyine n'uyu azaguta ndabizi. Kofi rero umujinya waramwishe. Jerry rero umujinya waramwishe maze rwose akomeza kurwana. Naho Pamela byari byacanze, yabagiyemo hagati kuko yabonaga imirwano ikaze. Yarahindukiye rero abaza Jerry ati ibyo bavuze nibyo koko? Ntabwo wigeze unkunda ahubwo washakaga kwihorera? Jerry ati ndakurahira ku bantu b'agaciro mfite ko ntigeze menya ibi bintu kubera ko umugabo wawe sinigeze mukubita ijisho n'umunsi n'umwe. Sinirwaga nkubaza yuko ashobora kuba aba mu mahanga, ntabwo nari mbizi ibyo bintu. Ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu aribwo mbimenye. Naho Pamela ati none se koko Jenny nyine yari umukunzi wawe? Uyu rero umusore Jerry yatangiye kumubwira byose uko byagenze, ukuntu bakundanaga ndetse bitegura gukora ubukwe, maze akamwanga ngo kubera ko yanze kumugurira amasakoshi yarahagaze $10,000,000. Aho nyine Jerry yamubwiraga ati hanyuma urumva nakugurira ibintu bihenze gutyo maze tukazabona amafaranga yo gutegura ubukwe, tukabona amafaranga yo gusevinga azatubeshaho mu rugo rwacu. Jenny rero ngo akimara kumva ibyo ngibyo yahise amubwira ko n'ubundi atari umugabo w'inzozi ze, ko hari undi mugabo ushoboye kumukorera ibyo byose. Nuko yamutaye maze abaragiye. Imyaka nawe yari ibaye 2. Birumvikana ibibazo byabo bisa nkaho byabereye umunsi umwe. Jerry rero yabwiye nyine Pamela ati nizere ko rwose utari kunshidikanyaho kuko ngenda gukunda bya nyabyo. Naje mu buzima bwawe mu buryo butunguranye, ibyo byose ntabyo nari nzi, mbimenye uyu munsi nk'uko ubimenye. Gusa umenye ko ngukunda n'umutima wanjye wose. Pamela rero ibintu byari bimucanze, yahise ashyira varize mu modoka maze ahita yatsa imodoka aragenda kuko rwose yumvaga nyine atazi icyo gukora muri kano kanya. Kofi rero yahise abwira Jerry ati urabizi se ko hano uri ari mu mwanya wanjye? Urabizi ko buno butaka uriho ari ubwanjye? Nshatse ubu nahamagara polisi nkayibwira ko wanteye. Icyiza ni uko wamba imbere, ikindi kandi icyiza ni uko wakwimuka muri iyi karitsiye kuko rwose sinifuza kuzongera guhura nawe. Jerry rero yaratashye maze ajya mu rugo, ibintu biramucanga. Yibajije ibintu byose bibaye muri kano kanya, ntabwo byari byoroshye. Gusa Pamela nawe yaragiye akuraho telefone kuko yari akeneye umutuzo, yari akeneye kuruhuka agashyira ubwenge ku gihe, yari akeneye gutekereza neza ku bintu byose bimaze kumubaho muri iyi minsi mikeya, dore ko kano kanya ntabwo yari ari kwizera neza ko ibintu nyine Jerry yari ari kumubwira ari ibya nyabyo. Pamela rero yashatse umuntu umusigarira ku kazi kubera ko rwose ntabwo yashakaga kuza ku kazi wenyine. Akazi yari asigaye ari kugakorera mu rugo, aho nyine abantu bose yari yarababurotse, nta muntu n'umwe ushobora kumuhamagara. Nyamara Jerry ntabwo yasibaga ku kazi kujya kureba niba yaba yaje ku kazi. Uwo yahasize yamubwiraga ko
ataragaruka ku kazi. Hashize iminsi rero ajyayo maze aramubaza ati none se ujya umubwira ko nza kumushaka? Naho rero uyu mukobwa wari warasigariyeho Pamela ati yego ndabimubwira, ariko rwose nta gisubizo ampa, icyiza ahari ni uko wamuhamagara. Yaramubwiye ati none se wamfasha maze ukampa nimero ujye umuhamagaraho, cyangwa se ukandangira mu rugo aho aba ari gukorera? Uyu mukobwa yaramubwiye ati hoya, yarabimbujije rwose. Jerry rero yaramwinginze maze rwose amusaba imbabazi ati mbabarira, ndakwinginze mbabarira rwose uhandangire. Uyu mukobwa yarahamurangiye, ariko n'ubundi Jerry agira ubwoba bwo kujyayo kubera ko yibazaga nyine uko uyu Pamela ari bumwakire. Yarabanje arataha ajya mu rugo maze arafunga inzugi zose, yatangiye rero gusenga ati Mana ndakwinginze umfashe rwose, igihe ngomba kubonanira na Pamela ubijyemo ku buryo tutabonana afite umutima mubi, tubonana rwose anyishimiye, kuko ndamukunda n'umutima wanjye wose kandi siniteguye kumureka. Rero rwose umbabarire umumara agahinda kose afite ku buryo duhura atandakariye. Jerry rero yaritunganyije, ariko nyine mbere y'uko ajya kumureba yabanje gufata umwanzuro wo kubanza kunyura muri rwa rusengero yajyaga asengeramo kugira ngo nibura nawe abanze asenga ashira ubwoba. Yumvaga ahangayitse kubera ko yakundaga cyane Pamela mu buryo atari yiteguye kumutakaza. Hanyuma rero yifuzaga ko rwose ari bujyeyo maze agasanga bisa nk'aho inzira iharuye. Yabaye akinjira muri runo rusengero yahise akubita amaso Pamela wari wunamye ari guhanagura intebe, ubona rwose ari kuzihungura akavumbi. Yabaye rero nk'aho ari kurota, yahise amubwira ati Pamela. Pamela nawe yarunamutse maze mu mutima ahita avuga ati ariko se Mana, kubera iki buri gihe iyo ngusabye umugabo unkunda hahita hatunguka uyu nguyu? Jerry rero yahise yiruka maze baramuhobereye, yaramuteruye aramuzunguza ati umutima wendaga kumvamo, nari ngukumbuye, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, ibyishimo byanjye byari byaragiye, ntabwo wakumva ukuntu nari merewe, nari ngukumbuye kandi cyane. Kubera iki wagiye maze ukanga kongera kumvugisha? Naho Pamela ati nagombaga kubanza kwitekerezaho no kubanza nyine gufata umwanzuro mu buzima bwanjye. Jerry rero yahise atangira kumusobanurira ati nukuri ndakubwiza ukuri, ndagukunda bya nyabyo, ibyo kandi bakubwiye ntabwo ari byo, ndetse niba unabishidikanyaho usenge ndabizi Imana izagusubiza kandi izakwereka ko ibyo ndi kukubwira ariko kuri ngukunda kandi ibyo byose ntigeze mbimenya. Pamela rero nawe rwose wari wikumburiye cyane Jerry ndetse wanamukundaga cyane, yahise amuhobera, yaramuhobereye cyane maze yanga kumurekura. Yahise amubwira ati wivunika kuko nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndetse rwose uru rukundo rw'ubuzima bwanjye nakwifuje kuba ari wowe twahuye kera, ndetse akaba ari wowe natangiriyeho gukunda, aho kugira ngo mbone narapfushije ubusa urukundo rwanjye. Jerry rero yaramubwiye ati oya nta kibazo, ndishimye kuba ubaye iwanjye kano kanya, kubera ko n'ubundi nta gihe kiratakara, ahari iki gihe nicyo cyari icyanya cyo kugira ngo njye nawe duhure. Gusa icyo nshaka kukubwira ni kimwe, nuko ntazigera nkubabaza mu buzima bwanjye, nuko nzagukunda ubuzima bwawe bwose. Barongeye rero bararebana, ibyishimo byari byose, maze bose bishimira ko bongeye kubonana. Jerry rero yahise abwira Pamela ati hanyuma se waje nyine tukajya guserebura bino bintu? Naho Pamela ati nari ndi gutunganya urusengero. Jerry ati reka ngufashe vuba vuba turutunganye ubundi tugende. Batangiye rero gufatanya kurukoropa ndetse rwose no guhanagura ahantu hose. Ibintu byashimishije Pamela cyane kuko yabonaga uyu musore ubundi ari we ndetse bafatanya bakanabyumva kimwe ibintu byose. Nyuma y'aha rero urukundo rwabo noneho rwarakomeje, dore ko rwose bombi barahuzaga, batangiye kujya bajyana gusenga, maze Pamela akabikunda cyane iyo babaga bari kumwe mu rusengero. Jerry rero yaramubwiye ati hanyuma rero tugomba nyine gukora ubukwe kugira ngo tubane byemewe n'amategeko, kuko ndifuza yuko uba mama w'abana banjye, ndifuza ko uba uwanjye noneho bya nyabyo, Imana ikabiha umugisha. Pamela ibi bintu yarabikunze cyane, maze amubwira ko nawe rwose arizo nzozi ze, ko yifuza ko urukundo rw'ubuzima bwe rwamuba iruhande ubuzima bwose. Bakoze ubukwe rero bwiza kandi ubukwe bushimishije,
ndetse rwose mama Pasiteri yari aburimo, dore ko yashyigikiye Pamela mu bintu byose yagiye akora n'ibihe byose yanyuzemo. Yabwiye rero Pamela ati nahoraga ngusengera kugira ngo Imana izagukomeze kandi nanone izaguhembera imirimo wakoze. Ndakeka ko rero iki ari cyo gihembo wabonye kuko wahuye n'urukundo rw'ubuzima bwawe. Pamela rero yaramubwiye ati ntabwo wakumva ibyishimo mfite, ndishimye ku buryo ntibuka n'ibihe byashize, mbese ndumva ndi mushya wagira ngo ndi umwana mutoya ukivuka. Ku rundi ruhande rero Kofi we rwose yari yarihebye, dore ko nta mukobwa n'umwe muri ba bandi bari bakiri kumwe, mbese yahoraga atekereza kuri Pamela maze agatekereza ko yatakaje umuntu w'igiciro, dore ko nyine nyuma yaje gushaka undi mugore. Ariko uyu mukobwa we noneho rwose ntabwo yari yoroshye. Uyu mukobwa we yamubwiraga uko ashatse ndetse rwose agahora anamubwira ko nta mugabo umurimo, icyaza ari ukwirirwa ategeka gusa. Ikindi kandi bajyanaga mu kabari bagasangira inzoga, bamara gusinda bakarwaniramo. Ntabwo byari ibintu byoroshye habe na gatoya, bya bindi yari yaramenyereye byo gutegeka Pamela. Uyu mukobwa yamubwiraga ko ahubwo ari we ugomba gukora akazi ko mu rugo, noneho nawe akiyicarira akaruhuka. Ibintu nyine byari byaratonze Kofi, dore ko yarataga agasanga nta mafunguro ahari, nyamara uyu mukobwa akamubwira ko agomba kujya mu gikoni ahubwo akamutegurira, naho we rwose ari kwitunganyiriza inzara. Kofi rero yaragiye yicuza kuba rwose yaranze Pamela, ariko nanone byari byararangiye kuko Pamela we yari afite urukundo rw'ubuzima bwe. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'igitondo, bari bamaze kwitegura bagiye kujya gusenga. Jerry rero yari ahagaze muri salo yambaye neza ndetse afite na Bibiliya, ari guhamagara nyine Pamela ati Rukundo banguka nyine tutaza gukerererwa. Naho rero Pamela yamanutse ku maesikariye yambaye neza cyane, yari atwite inda nkuru. Jerry rero akimukubita amaso yaramubwiye ati ariko Sheri uri mwiza, noneho kuva watwita wabaye sexy mu buryo burenze, ntabwo ushobora kubyumva. Ariko ubwo wese yari undi mugabo ufite umugore mwiza nkawe, noneho gutwita birakubereye, gusa ni ukuri turi abanyamugisha. Pamela rero yaramubwiye ati byose mbikesha wowe, kuba nyine ubona ko ndi mwiza ni ukubera urukundo rwawe, gusa nanjye ndagukunda kandi nzahora ngukunda ni ukuri. Yaraje rero maze Jerry ahita amwakira nyine kuko yari ari kumanuka amayesikariye, bahise bahoberana, maze Pamela ahita amubwira ati nta kintu kijya kinshimisha nk'ukuntu tujyana mu rusengero buri munsi, noneho rwose iyo uri gusoma icyanditswe mba numva binyuze, ni ukuri mpora nshima Imana kuba yarakumpaye, kubera ko ubu ndishimye ndetse nta kindi kintu na kimwe nsigaye nsaba Imana uretse kuzadutiza ubuzima gusa, ubundi ibindi byose yarabimpaye. Barongeye barahoberana, maze Jerry aramubwira ati nanjye nshima Imana kuba yarampaye umugore mwiza ndetse rwose nkaba nitegura kwitwa papa. Warakoze kumumpindurira ubuzima, warakoze kumumpindurira amateka, warakoze kuba ugiye kumpindurira n'izina. Barongeye rero barahoberana, ibyishimo byari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.